What's up, people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda International Cinema Service Program. Rata Papa Cyangwe ariko wasohoye indirimbo irimo iravugisha abantu benshi hano ku mihanda, ariko nabonyemo abasitari benshi batandukanye harimo Ndahiro Valens Pi turamwizeye, ndetse harimo na Dekade Papa nawe muzi nawe ku munwa we ararenze. Nabonyemo n'abanyarwenya benshi batandukanye barangajwe imbere na Mitsutsu wasaze ariko w'icyamamare. Ariko ibyo tubyihore, umuntu bita Mama Cyangwe n'umuntu bita Yago ndetse na Ruki Kimo uwo manager wawe ni iyihe classe ubashyiramo? Neza bajyanye kubahingisha ibigori, ariko sha umutindo muvura ijisho bwacya akari gukanurira kamurike nigendere. Inkuru ya Kimomo ubu yabaye impamo. Kagira inkuru bya Roki byagiye hanze, siko ntabyo nzi, ngaho bitubwire twumve. Gusinda gucembana nibyo yiberamo. Ibyo bintu uvuze bihagararaho n'amaguru yawe abiri, ariko ibyo bintu uvuze niba ari ukuri, Roki, Kadafi ndetse na Savimbi n'abandi bose babana muri genge imwe ni indaya, ariko niba bose babikora Imana izabahana. None se Papa Cyangwe wavuze ngo izabenge mu bigori turakwihorera, uravuga ngo indirimbo za Yago zose mu bigori turakwihorera, na ndetse Ruki Kimomo nawe mu bigori. Sha ndumva utangiye kubyimba, reka mureke yibyimba. Hola my people. So guys, mwakoze kureba ino video challenge y'indirimbo nziza cyane ya Papa Cyangwe bita mu bigori, yasohotse ku munsi w'ejo hashize. Indirimbo nziza cyane imwe natwika kuri platform y'umuhanzi bita Papa Cyangwe. Mugende mu usuye kuri platform ziwe mutwikire mu muremere mutamugaruka kuri Kabera series. Ikintu cya mbere like, comment, share, bya byose birakenewe, kandi guys ikindi kintu utibagirwa remember to subscribe mu kanisabu muturemere buri kantu kose kagezweho kuri Kabera series, challenge za mbere, mix za mbere kuri Kabera series. So guys, ino video nayisharinge ni ya Papa Cyangwe mu bigori, ariko njyewe ntabwo ndi mu bigori. Toka kore.